mwongeye kwirirwa neza mwese mukurikiye TV10 ni ikiganiro The Real Women Show. Nk'ibisanzwe rero ni njye Pascal, Belize ndetse na Christelle ndetse n'umutumirwa wacu Maria Yohani. Karibu. Murakoze. Ku nshuro ya 22 rero u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'isi yose turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twatumiye Maria Yohana nk'umwe mu babyeyi ndetse wagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi. Tubahaye ikaze. Koze. ese tubwira abadukurikiye kwibuka kuri wowe ni iki, bikumariye iki? Ni kimwe kuko nyine umuntu mukuru iyo utekereza ibyabaye inaha ugashaka n'ibyawe nabyo ukabishyiraho, iyo utabyibutse uraherana. Kwibuka ni ukwigaruriramo ikintu cye, ni nko kwihendahenda ukibuka uko byabaye. Kwibuka ni inyigisho muri wowe, ariko ni wowe ubyiha ko bifite icyo byakumarira. ari agahinda karagabanuka, ari abo muri hamwe nabo bashyira mu bizima, ukumva bagomba kuba bakwigarurira icyizere. Kwibuka ni ibintu byiza, sinzi ijambo nabivugamo. Njye mumenya ko kwibuka ari nko gusubiza icyubahiro ba bantu bagiye, ntibazabone ko babibagiwe. ngira ngo muri uyu mwaka twibuka ku nshuro ya 22, ariko nayo ifite ikibazo wenda cyihariye cyerekeranye n'ababyeyi. nk'izihe mbaraga nkeya ababyeyi bagize imbere ya 1994 zatumye urubyiruko cyangwa se abana bishora mu bwicanyi? Reka iki gihugu twe twakivuyemo mbere, ariko nabyo ari nk'ibi, uretse ko bitari bimeze nk'uko ibi byabaye byo muri 1994. natwe twagiye, ariko twe baratwirukanaga burundu, kandi ntabwo bicaga nk'uko bishuba. Ubwo hari ryari? Muri 1959. ariko twe twagiye muri za 1961 abandi, ariko kuva muri 1959 abanyarwanda baragiye. noneho icyo mbere bari bafite ibintu by'ubusambo bw'ibintu, bakumva bashaka gutwara ibintu, bakaza bagakuramo ibintu bagasahura, bakabitwara, inzu bakayitwika. wowe ukabura aho uba, ukabura aho wicara, ukaba ngombwa kugenda. Kwica byaje mu bice bya nyuma muri za 60 na kangahe, ariko muri 59 mwaragenda mutazi iyo mujya, fusha abana mugenda, kecura abasaza bananiwe. ariko ibyabaye muri 1994 n'amahano, kuko bitarebaga umwana, bitarebaga umukuru, byari bibi. Umubyeyi rero, asubira inyuma gato, umubyeyi wo muri icyo gihe, kuva muri iyo myaka za 59, ibyo bigishwaga byari bifashe mu mitwe yabo. N'imbaraga nke z'umubyeyi n'umugore, navuga umugore, n'ukuntu benshi bagira intege nke, akumva ibyo bamubwira ari byo agomba kubyigisha umwana we, kandi atari byo. Yari akwiye kumushyira ku murongo, amwigisha ukuri, amwigisha ibyiza bizima. ariko noneho bya bindi bagenda babigisha niwe akabifata nk'ihame, akabishyira mu mwana. niyo mpamvu abo bana babo bakoze ibi byabaye, bagize jenoside. Hari ariko uko babikosora abo babyeyi se, abo ngubu noneho n'abana beza aho inama wabagira? nta nama nabagira, kuko barabikoze, barakosoye. uko mungana sinzi impamvu, sinzi ukuntu mwakwiyumvamo kwica, sinzi ukuntu mwakwiyumvamo kwangana na mugenzi wawe, sinzi ukuntu mwakumva
wakwanga umubyeyi nkanjye wari umuturanyi wawe, uri umugabo, umuhungu muto w'imyaka ingahe, ku buryo wanyica kandi ingana na nyoko cyangwa na nyogokuru. Ababyeyi b'iki gihe ni abana beza, bari kubivuga. oya nta kibazo, reka dushimire rero ababyeyi b'iki gihe. Ariko dusubiye inyuma gatoya nk'uko mwatubwiraga mu 1961 ariko hari n'igihumbi 1990 ubwo habagaho urugamba rwo kwibohora. Mwabigizemo uruhare, ese mwarihe, mwakoraga iki, inshingano zanyu zari izihe? Ntabwo muri 90 ntabwo umuntu yari afite inshingano. Nubwo ko nababwiye iby'abo babyeyi ba mbere, twebwe ntabwo twari muri ibyo. Twumvaga ibintu bibera inaha. Uri umubyeyi ukumva ugomba kugira uruhare mu bizakorwa by'abandi bana bakuru bishyize hamwe, bakumva hakwiye habaho kubohora u Rwanda. Noneho nawe nk'umubyeyi ukumva icyo kintu cyumva. Hari ababyeyi, abantu bagiye, abana bapfuye icyo gihe inaha, hari ababyeyi. Noneho wese kuki utabifata ukundi, noneho ngo ubigire bizima, ukareka gukurikiza ba bandi. Niyo mpamvu rero urwo rugamba rwo kwibohora, umuntu uwo ari we wese wari hanze kandi yumva ibikorerwa inaha yagombaga kwinjira muri icyo gikorwa. Muri byinshi hari imbunda, hari abashoboye kuzikoresha, hari abagendaga bigisha abantu, hari nkanjye nakoreshaga ijwi ryanjye nkaririmba, ugatera abana morale, ugashyiramo amagambo meza amwumvisha ko igikorwa ariho ashobora kuzagitsinda. Ko yabikoraga mu mutima mwiza kandi azi icyo agamije imbere he n'aho u Rwanda rwamubyara atazi. dushatse kumenya muri Mata 1994 ku itariki 6 mwari muherereye? Twari mu buhunzi bwacu, twumva ngo Habyarimana yapfuye, ariko navuga ngo iki, ntabwo twishimye, ariko kandi twarishimye. Bibiri hari ukuntu umuntu abura uko abivuga, ariko urumva ko kwishimira ko umuntu yapfuye si byo, ariko kumva ko wa muntu wateraga ba bantu ibintu yapfuye. Abana bacu barakomeza babohore ba bantu basanga mu ivu, mu muyonga, mu bisambu. Twe nicyo twarwanagaho. Uwapfuye yari yapfuye, ibyo n'iby'Imana yamugeneye ko yari yapfuye, yari yahamagawe. Mwari mu buhungiro n'umuryango cyangwa umuryango wari mu Rwanda? Twese twari hanze, uretse n'abavuye no ngo asige ubusa. Hari imiryango n'iyi twibuka, namwe mutaravuka, burya hari abanyu bari inaha. Nta munyarwanda utaracitse ku icumu. Mutubwire, mudusangize muri jenoside, muduhe ubuhamya. Hari abo mwabuze, ese muracyubatse cyangwa byagenze gute? Mbese ni ukuvuga ko ufite ibibazo byiza ntinya kuvuga. None muri jenoside byose ndayizi, ariko nacitse ku 10 nacikiye hirya iyo, kubera urugamba twari dufitemo iyo mu mahanga aho twari turigena. Nahungiye muri Uganda. Noneho abana bacu bagiye ku rugamba, natwe twabuze abana. Personnel mwari mufite abana bangahe? 3. 2 b'abahungu n'umukobwa umwe, bize nk'uko mbakikije. Ariko mwe ntimuri muri abo bapfuye. Ariko umukobwa we twagiranye, abandi 2 bavuye ku rugamba. Undi we yapfuye muri 1996 tugezemo. Urumva rero ko abo 2 baguye ku rugamba, urumva ko natwe ubwo
twavuye dusa n'abacitse ku icumu. Ariko uretse ko bitari ugucika ku icumu, ariko twumvaga icyo barwaniraga ntabwo cyari gikomeye, twagombaga gutakaza abandi kandi bagacika ku icumu ry'ababarwanyaga nabo, ntabwo barwanaga batabarwanya. Noneho ngeze no umukobwa wanjye arapfa, hanyuma umazeho igihe umugabo arapfa, ariko bitinze. Sasa rero njyewe impamvu nkunda n'icyunamo, mba nshaka kubumvisha ko iyo ikintu kije gikomeye, uri umugabo, uri umukobwa muzima, uri umubyeyi, nubwo tugira abacika intege badafite, nabyo ko dufite imitima ibiri, hariho uwakira hari n'utakira, ariko njye numva kwakira ari cyo gikomeye. Ukakira ugakomeza ibyo wakoraga ukabikora, nibura ukaba isomo ry'abantu bandi batabishoboye, wagira amahirwe nabo bakakira ibyo nk'uko wakiriye. Njye nibwo buhamya bwanjye, kuko njye narakiriye, mfite abana benshi, sibyo, mfite abana benshi, mfite abavandimwe, mfite inshuti, ariko ba bantu binaha biciwe babireba bameze nabi, aho bageze ubu ntacyo bakibaye, kubera leta nziza ibafasha. Ndabifuriza kugira kwakira, ariko barakiriye, tuganira cyane. Hari ibyo ari byo byose, hari mama, hari igihe cyo mu 1994 gikomeza kubazamo. Ese ni ikihe gikomeza kuzamo? Nuko nagiye nganira n'abantu abashoboye kubicikaho, cyane cyane b'ababyeyi. Umubyeyi akakubwira ibintu bye, mugafatanya kurira, ukarira. Icyo gihe nawe aba abonye ko nawe umufitiye imbabazi. Ibyo rero binzamo cyane, kubera ko twagiye tuganira, abantekereje, wapfushije, abamaze kubyara, igitero kikamugeraho, ka kana yabyaye bakakamuhemba, bakagacagagura, bakagateka mu bitoki, bakamugaburira bakanga bakamutamika. Urumva ibyo ni igikomere adashobora gukira. Ni naho nahereye guhimba indirimbo, nyine mvuga ngo wari he, nanjye nari he, n'undi yari he. Ndavuga ngo ariko njye mbyishyiraho ngo nari ku kiriri mu mbeho y'igishanga, nibwo nahembwe ikivune cy'umwana wanjye. Ikivune ntabwo mucyumva, ariko ikivune urabona, tuvuge inka cyangwa ihene barayibaza, iyo ari uku kuboko cyangwa ari ukuguru, burya kimwe aba ari ikivune, ikindi ari ikivune. Nawe rero bamuhaye ukuboko k'umwana we cyangwa ukuguru, nk'ibyo navuga. Urumva icyo kintu ntabwo nshobora kukibagirwa. Ariko umubyeyi niba yarapfuye, kuko yakomeje agenda ashaka bamwica, niba baramwishe, ariko twaganiriye atarapfa. ngira ngo watubwira wenda nk'uruhare rw'abahanzi muri iki gihe mu kwimakaza umuco w'amahoro. Uko nabibonye abahanzi bariho muri iki gihe bavuka, twebwe ndabona twarakuze. Hari abana bashaka, bumva by'icyunamo, batangiye gushakisha uko bahimba indirimbo. Ni ukuri njye ndishima, ariko cyane nshimishwa n'uko baza gukosoza amagambo kugira ngo atazavuga ibitari byo, ibidakwiye, binakomeretsa. Rero burya iyo uririmba ufite ukuntu ufasha umuntu, uramufasha agakurikira ya magambo yawe ndetse na melodi, ushyiramo hip hop,
bashyiramo bya bindi uzi bajya baririmba hariya radiyo ukumva na melodi ikwiye. Icyo gihe bifasha wa muntu yumva cya mbere yumva muri hamwe, icya kabiri yumva ko umufasha mu kwihendahenda no kwiguyaguya bakumva ariho. Abahanzi rero njye mbona bafite uruhare runini mu gufasha abantu muri iki gihe. hari nabyita umushinga turi mufitanye n'uri musore yaririmbye Mibirizi, bamwita Mibirizi abenshi yitwa Dieudonné ariko abenshi bamwita kubera indirimbo ese igamije iki, iteye ite cyangwa mwakoze iki, mwagamije iki muri inyuma. Twari tugikoze icyo twari tugamije byari gufasha abantu. Hari abantu bo muri basizwe na jenoside ariko bagikeneye ubufasha, hari nk'ababyeyi bagikeneye ababegera, hari abatagishoboye bashaje cyane ariko bakareka guheranwa n'agahinda kuko adafite kanaka na kanaka, ariko wabona ikintu umuha akabona ko nibura afite abamwumva bamwibuka. Nicyo twagikoreye. bigenda bite mukusanya ni igikorwa gikomeza buri mwaka kizakiba. Ubundi Mibirizi tugikora itariki ya 8 kuki ariyo mwahisemo Dieudonné ikurikira kuko ikurikira itariki ya 7 abantu baba bataratangira kuko tugenda henshi baduhamagara. Iyo tariki ya 8 rero hari n'abandi bayifiteho ibikorwa amateka muri bo, sasa ukabafasha rero waba ubikoze nabo bakumva bari hamwe n'abandi bibukijwe cyangwa bibutse. byari bivuze turabashyigikiye. Murakoze. Reka ejo ntimwaje. ubutaha tuzaza ubutaha tuzaba twaje. Ariko kubera ko ari n'igikorwa gikomeza ntekereza ko inkunga mwakusanyije hari ukuntu muzayitanga. Igihe uko itangwa ubwo tuba turi hamwe na seneje na aveka bazi rero ahantu hafite ukuntu bashobora gushyiraho ya nkunga. Noneho mutubwire, turi abakobwa turacyari urubyiruko murakoze, ese inama muduha ni iyi kugira ngo dukomeze tugire ubumwe ndetse tutiyibagije ko n'insanganyamatsiko y'umwaka yibanda ku kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside? Inama mutanga ni iyihe nk'umubyeyi cyane cyane? Ariko njyewe umenye ko twe turabyina tuvamo umugani w'ikinyarwanda, mufite inshingano zikomeye cyane. Niyo ngengabitekerezo ushobora kuyigisha wowe, abo ubwira bakumva ko uri muto ariko urumva ikibi. Ubu mugomba kumenya ikibi n'icyiza, ugomba kumenya ko ari mwe simvuga mugeze kurera za mayibobo bakanga iryo zina bashaka kuba Rwanda rw'ejo. Mwe rero murabirenze, ni abanyeshuri cyangwa mwararangije, kandi amateka cyane cyane iyo mugomba kwitaho mukayakurikira mukayamenya, ari ayashize ari ayariho iki gihe asimbura ya yandi mabi, noneho mukagera mukaba mufite inshingano zo gukora icyo gikorwa. Mwe duteze amaso, mwe duteze ibitekerezo, ni mwebwe twumva aho wumva wagwa wananirwa ukabaza. Mwe dufiteho urugero rwiza, kuko nimutaganira ntacyo muzageraho. Mujye mukunda kuganira, kuko iyo uganira ubona amakuru, ubona ibitekerezo, urabaza aho wari ukwiye kugwa, wa muntu akakubwira ati aha ni habi. Sasa rero ni akazi kanyu iteka kuganira, kandi ikindi gikura urukundo, mujye mukundana.
kuko mwabonye urugero, mwabonye abakundanye, mwabonye ko babohoye igihugu. Burya harimo urukundo, harimo ubumwe, harimo rero ishyaka. Bageze ku cyo batekereje, kandi tukaba turi mu gihugu cyiza, gishya, cy'amahoro, cy'umutekano. Kandi mwa bakobwa, dore aho mbivugira, nimwe duteze amaso. Nzaba ndi ku kabando, rimwe nzajya nyashishoze, mbona uwo twigeze kuganira nabwiye yarateshutse. Akazi kawe ntugateshuke, ibyo mugerageza. Kandi njyewe mbona umukobwa wagiye ku murongo aranshimisha. Kandi mujye muryana akara, mubwite ariko ko wagize utya. Mujya mwumva ibintu byitwa agaciro. Murakaza? Mwarakihaye naho? cyane. Ntabwo yamumbeshye. Muri abakobwa b'agaciro. Murahagarara mukema mukicara mukumva uri umukobwa w'agaciro. Burya rero iyo utaye agaciro, ni nko mu nzu ya mugenda ndi urugero. Umuntu agaturuka inyuma yawe akagatoragura, akakareba, akakajugunya, mukongera ukagenda ugakomeza. Mugenzi wawe nk'uyu mwabana, mwaganiriye, mwumvise hari umuntu umwe mwaganiriye nka Mariya Yohana cyangwa n'undi, ugata ka gaciro akagatoragura, aragakomanga, tubataye agaciro, akakagusubiza. Kwa kukagusubiza si ka kandi yatoraguye, ahubwo ni hahandi wateshutse, akababwira ati shasi ntuzongere ujye umwumvira, ka gaciro kawe kisubizemo, ndetse noneho ugakomeza, ntuzongere kugata, kazagucike. Musezereye kugira ngo twagushimira cyane, tunagukomeza muri iyi minsi. nawe bana banjye, natwe turihangana, turanakomeye kugira ngo turihanganisha n'indi miryango y'abanyarwanda dukomere cyane. ntabwo ari uguheranwa n'agahinda. ariko nubwo muduhaye inama nk'urubyiruko, nk'abakobwa bari ahangaha, ariko sinzi ko wenda hari irindi jambo mwumva ryaba ribari ku mutima mushaka gusangiza abanyarwanda, cyangwa se umuntu wihariye mushaka guha ubutumwa. Umubyeyi ntabwo yiharira umuntu umwe, ndababwira n'abahungu bumve, nabo bagomba kugira icyo biminjiramo agafu, babyita kwiminjiramo agafu. aha hantu wajya gujya hagutera guteshuka, ukahareka. Gusa rero ijambo rya nyuma ni irihe se? Ko ntarapfa, muzakomeza kubabwira jyewe, ntimugate agaciro, mujye mwiyubaha, mujye mwikunda. Umuntu arikunda, akiyubaha, akema, kumva ko agomba gukora ikizima, kuko ikibi ntabwo ntugakore ikibi uzi ko icyiza gihari. Icyiza gihari ni ukuri, wambara icyo ushaka ariko kitagutesheje agaciro. Uvuge gikobwa uzi ko udasakuza. Abakobwa bakeya ntibasakuza, bavugira hejuru, ariko n'indimi nyinshi ngira, ariko ntacyo bitwaye nazo, ushobora kuzivuga witonze kandi bikaguhesha agaciro. Bakazagira bati wa mukobwa uzi ko avuga yitonze. Erega niho turebera abakobwa beza tukanabaranga. Cyangwa ukabwira umuhungu uterega wa uriya mukobwa ntako asa, aritonda. Njye ndabwira n'abanyarwanda muri rusange, ni ukuri bihangane, ibi bihe birakomeye. Ubivamo aba yagize umutima ukomeye, ariko ni bya bindi byo kumva ko ariho azabaho kugeza igihe Imana izamuhamagara. Mbere ndivuga buke, nzajya mvuga bucece. ahise bikiragera kubera kumenya nimujye muvuga, ariko mugire ahantu wigira urwara utari ko sinashakuje. nzajya nkurya kawe kuvuga ati ntugire ikibazo. Uyu sakuza yazakumvira, nzakurizamo imbere. oya niba tugera witonda ahubwo ni uko ni byiza nyine. umutima w'urugo umutima w'urugo habaye abagore.
cya kiganiro cya kinyarwanda mbega ikinyarwanda rero reka duse n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turakoze ariko se agatero kamwe reka kiki k'indirimbo tugasoreze ikuje ku mutima. ikuri ku mutima. indirimbo y'urukundo oya yo muri iki gihe turimo wenda no muri iki gihe dukeneye urukundo reka rero hose hari ubu ntiwabiririmba bwaduhe indirimbo ijyanye n'icyunamo agatero gatoya ubundi tubarekure. sinkwibutsa kwibuka uhora wibuka ko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka ntawe yongera kunzika kirazira nta n'ubumwe burimo inzigo ariko ukuri kurubaka dusabe nyagasani tuzunga ubumwe. murakoze cyane. kugira ngo twabasezera ikiganiro cyari The Real Woman ngira ngo twishimiye kwakira Mariya Yohana wadukomeje muri bino bihe turimo kandi turakomeye nawe ndabona ukomeye cyane turanamushimira cyane mutibagirwa gutanga ibitekerezo byanyu no gukomeza kudukurikirana kuri Facebook, Twitter na Instagram, YouTube ni The Real Women Rwanda. Ibitekerezo byanyu mushobora kubyohereza kuri WhatsApp kuri iyo nimero mubona hasi. Nimero ni 0789 67 44 za ndimi bahose batubwira. Reka nsubire mu 0789 67 44 dutegereje ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'ibindi byose. Dukomeza no kubashimira kwa mukomeza kuduha ibitekerezo byanyu biradufasha cyane. Nimuzatujye kure impande zose z'u Rwanda kandi turashimira ababyeyi nk'aba baduha impanuro. Murakoze. Yari TV10 ikiganiro cya The Real Women. Ndi Pascal, Christelle, Belize. umunsi mwiza. Nani